Umunsi wa none iyo ufashe telefone ugahamagara umwana w'umukobwa ukamubaza ati nguhe iyihe mpano, akenshi arakubwira ngo ungurire ya misatsi y'abandi bantu cyangwa se ya misatsi mikorano itari ya yindi yanjye. Bayita amazina menshi, hari abashobora kukubwira ngo bayita wigi, ngo ungurire wig, undi ugasanga arakubwiye ati mpa amafaranga njye kwisukisha, n'ubundi ni imisatsi baba bakuye mu bindi bintu bazana bakajya kugusuka. Ni ibintu byiza abakobwa abamama by'umwihariko babirabura batera ku misatsi yabo cyangwa se ku mutwe wabo mu rwego rwo kugira ngo bongere ubwiza n'uburanga, kandi kuko wabireba ukabona birababereye. Ariko mu by'ukuri biriya bintu bari gushyira ku misatsi bari kongera ku misatsi yabo, bari gushyira ku mitwe yabo, hagaragaye ibimenyetso byinshi bigiye bitandukanye ntakuka byagiye bigaragazwa n'ibigo bigiye bitandukanye ko biriya bintu birimo uburozi bukomeye cyane ndetse biri kwangiza ubuzima bwa bashiki bacu, bw'abagore, abana bacu n'abamama. Iyi business yadutse cyangwa se ibi bintu bigezweho byo kuvuga ngo abakobwa baragura imisatsi bayitere ku mutwe wabo, baragura ibyo bisuko ngo bagende babasuke, ni business imaze gufata urwego ruhambaye cyane muri Afurika. Kuko mu mwaka w'ibihumbi 2023 raporo yarasohotse isohowe n'icyo twita ngo ni African Development Bank, ino banki nyine y'amajyambere ya Afurika nimba ariko twayita. Ino banki yasohoye raporo igaragaza ko ino business yerekeranye n'iyi misatsi mikorano izigashyirwa ku mitwe y'abari n'abategarugori bo muri Afurika, ngo ubu tuvugana ngo ifite agaciro kangana cyangwa se iyo business ihagaze agaciro karenga miliyari 6 z'amadolari buri mwaka. Ni ibintu bihenda cyane buriya. Abagabo bo akenshi narwo babisobanukiwe, ujya kubona ukabona umukobwa n'ubundi arasa neza, yakwiyogoshesha urabona arasa neza, yashyira agapenku urabona asa neza, yashyira izo menshi ukabona arasa neza, yashyira izo wig ukabona arasa neza. Abagabo akenshi naje kubona bataza agaciro n'uburyo biriya bintu kibihenzemo, ariko hari abamaze kubimenya. Iyi ni business bivugwa ko ngo ihagaze agaciro kangana na miliyari 6 z'amadolari. Bino bintu by'imisatsi mbona abana b'abakobwa, abamama, bashiki banyu buri munsi bavuga ati ngiye kugura wig, hari indi yaje igezweho, uhamagara umuntu ababwira ati ndi kwiyogoshesha, n'ejo bundi nagiye kwiyogoshesha, ngomba kujya kwisukura, bakongera bakanshyiraho ibisuko. Biriya bintu byose biri guturuka hirya no hino bari kuzana bagashyira ku mutwe wabo. Bino bintu nibyo ngira ngo turebe n'ingaruka biri kugira ku buzima, n'ibimenyetso bihari. Ntago ari ibintu turi kwikurira ku mutwe, ntago ari ibintu turi buhimbe, turagendera kuri raporo zakozwe n'ubushakashatsi n'ibigo bikomeye kandi bihambaye hirya no hino ku isi. Noneho uraza kugenda ubona yuko uko ibintu bigenda bisa nanone nk'ibihenduka, cyangwa se iyi misatsi mikorano yoherezwa muri Afurika itandukanye niyo bashobora kohereza mu Burayi ndetse n'ahandi hirya, bitewe n'amategeko akakaye yo mu Burayi y'ibyerekeranye no gusuzuma buri kintu cyose cyinjiye ko nta burozi bukirimo bushobora kuba bwaza ngo buhungabanye ubuzima bw'abenegihugu batuye Uburayi, bitandukanye no muri Afurika. Turaza no kureba ukuntu ino misatsi mikorano iyo yinjiye, ubwo niryo zina na yise, ariko sinzi ubwo mwe mushobora kubyita wig, mwabyita menshi, cyangwa se iriya misatsi yindi mwongera ku mutwe wanyu kugira ngo uburanga bukomeze bumere neza, cyangwa se mwumve muri mutekanye, mwumva mumeze neza kurushaho. Turaza no kurebera hamwe uburyo ki iriya misatsi yinjira muri Afurika nta bugenzuzi bwabanje gukorwa buhagije, ndetse mu bihugu byinshi bya Afurika iriya misatsi yinjira batitaye ku kindi kintu cyo kuvuga ngo ese bino bintu byabanza bigasuzumwa ko nta burozi bubirimo. Ubundi hari ukuntu nk'ibindi bintu by'imiti bapuriza ku mubiri, bapuriza hehe, ibigo bishinzwe banze bagasuzuma ko ibyo bintu abantu batabihumeka, bitashobora kugira izindi ngaruka bitera, n'amavuta n'ibiki bagasuzuma. Ariko ngo ino misatsi mu bihugu byinshi bya Afurika iyo yinjiye bareba gusa ko basoze, bakavuga ati nimwinjize, babibara mbega nk'uko wakwinjiza imyenda, bareba ngo imyenda yasoze ukinjira, aho kugira ngo banze bijyane muri laboratoire barebe amarozi arimo, ibiki byose bigiye bikubiyemo. Aribyo ngiye kugenda gusobanurira akantu ku kandi gakubiye muri iriya misatsi muri kugenda mushyira ku mitwe yanyu. Iyo ari ikiganiro kijyanye n'ubuzima bw'abantu, narababwiye ngo hari igihe biba ngombwa ko nsobanura ibintu byinshi, uraza kwihangana, n'ubundi uragenda ukicara muri salo bakagusuka amasaha 10, cyangwa se ukajya guteresha iyo misatsi yindi tugiye kuvugaho ishobora kwangiza ubuzima bwawe n'ubw'abandi bantu. Ibyo byose tugiye kugenda tubireba. Ese koko iyi misatsi yose niko ari mibi, cyangwa ahubwo hari imibi by'umwihariko bitewe n'ahantu nanone igenda izanwa?
reka dutangire gutya. Ndabizi ni business ikomeye cyane yinjiza amafaranga menshi hirya no hino ku isi, ku buryo rero n'abashobora kumva bino tugiye kuvuga bakaba barakara, bakaba bavuga ati ibi ni ibiki noneho rukatangiye, ariko tugiye gutabara ubuzima bw'abantu kugira ngo tujye dukomeza tugende tugira ibintu tugura tubyishyire, ariko tunazi ngo ese bino bintu bidufitiye uwuhe mumaro cyangwa se biri kwangiza iki kuri twe. By'umwihariko bano bantu bajya kwisukisha, abakobwa iyo mugiye kwisukisha murabizi murabanza ngo mukajya kugura ibyo bari bubasukishe cyangwa se mukabisanga aho biri, bamara kubasuka hari uburyo batangira gufata ziriya menshi zanyu babasutse bakazikoza mu mazi ashyushye, cyangwa se hamwe zirangirira bamaze kuzizingazinga bakaba bakoresha ikibiriti kugira ngo, cyangwa se burike cyangwa se buje, kugira ngo hase nk'ahizinga nyine bitaza guhambuka. Ziriya menshi rero kuzifata ukazihuza n'umuriro cyangwa se n'ubushyuhe bw'amazi ashyushye biri aba bakora, hari ikintu kibi cyane kiba kibaye, ku buryo niwumva kino kiganiro ibyo bintu utazongera kwemera ko biba. By'umwihariko n'abasuka abantu n'amasaro namwe muraza kumviraho. Wow. Ni made in Rwanda. Hold on. Allô? Chou, ça va? Ça va bien, chérie. Guess what? Nari ndi kuva UTC ndi gusohoka mbona shop icuruza ibintu by'ama made in Rwanda yitwa INKURU collection. Bafite amashati meza, inkweto nziza, mana yanjye. Ni nabuze ikintu nzaha boyfriend wanjye. Okay. Hano mbonye ishati nziza yo mu INKURU collection, niyo nzamuha pe, kandi ndabizi azayikunda. Ahubwo shu ugomba kubanguka ugashakira gift your husband, and I know you will thank me later, sweetheart. I have to. Okay, turavugana shu. Kamanze nkure ndakubwira uko byagenze. Sawa. Mumenye ko ubuzima bwanyu namwe ubwanyu muri kubwica. Ibi ni ibintu biri seriye cyane ndetse bikomeye cyane, ndetse bifite n'agaciro gakomeye, bifite n'igisobanuro gikomeye ku buzima bw'abakobwa cyangwa se abagore babirabura bitandukanye n'abazungu. Abazungu bafite imisatsi yabo ku buryo ahanini batajya bakenera ngo izo wig ngo bakenere ngo kwisukisha ibyo bintu, keretse ntabwo bikunze kuba nyine ku bazungu. Ibyo ni ibintu ahanini bimeze nk'aho ari iby'abanyafurika. Ni ikintu abagore n'abakobwa b'abanyafurika baha agaciro ku buryo no kukivuga uba ugomba kugenda gake gake wigengesera, ariko kuko ubuzi kuri kuvuga ukuri cyangwa se ibintu bishobora gutabara ubuzima bw'abantu nta kintu biba bikubwiye, nyine ubabwira uko biri. Ariko ni ibintu baha agaciro cyane ku buryo umuntu yemera kugenda akicara ahantu amasaha 4, 5, 6 ataranyeganyega bari kumusuka. Uri kumva icyo kintu ukuntu kiba gifite agaciro gasobanutse cyangwa se gifite ubusobanuro bunini ku buzima bw'uwo muntu. Bavuga ati ndaza kuba nsa neza, ndamara igihe ntasokoza, gutunga umusatsi wonyine birababaza guhora usokoza. Ibyo byose urumva biba bifite icyo biri mumufasha. Cyakaba n'ibyo noneho byateye ibindi bita ngo nama wigs. Ibyo ngibyo bagenda bakagura mu masaro yihagazeho, biba byamamazwa hirya no hino, bagenda bakagura mu masoko ahambaye binahenze cyane. Ndetse rimwe na rimwe usanga abagabo bari kwitotomba ati umutungo w'urugo abagore bari kumarira muri aya mawigi. Ati buri kwezi buri cyumweru umugore wanjye agura wig. Bitewe n'iki biba bihenze. Izo wig rero uhora wumva nizongera ngo tuganireho. Ntabwo tugiye gukora iki kiganiro kugira ngo ibyo wari ufite ubijugunye n'iki, oya, ahubwo tugiye kubereka ngo siyanse noneho yagaragaje iki kuri ibi bintu abantu bagura. Mu mwaka wa 2025 ari no mwaka turimo muri kano kanya, raporo y'iperereza yasohowe n'igitangazamakuru cyangwa se iyo raporo y'iperereza yasohowe n'icyitwa ngo ni Consumer Reports yagaragaje ko iyi raporo ngo yagaragaje yuko zimwe muri ino misatsi bakoresha basuka abantu za menshi ngo imwe n'imwe yageze muri Amerika, ngo ariko ngo imyinshi yasohotse ikaza ku isoko ngo rya Afurika. Iyo misatsi yagurishwe muri Afurika ariyo mugenda bagasuka bakabakorera bino twita ngo umuntu yagiye kwisukisha bamushyiraho menshi. Basanze ngo muri iyo misatsi mikorano ari ivamo ngizo za menshi bababoha ngo harimo ibintu bibi cyane by'amakemikozi agiye atandukanye. Basanzemo ngo nk'ibyitwa ngo ni lead, basanga ibyitwa cadmium, basangamo chromium, basangamo nickel, basangamo vanadium ndetse n'andi makemikozi menshi ahambaye ashobora kwangiza ubuzima bwa muntu, by'umwihariko mu kumutera kanseri.
ndetse by'umwihariko ngo basangamo icyitwa ngo ni volatile organic compounds kizwi nka VOCs mu magambo ahinnye. Cyo ngicyo bita VOCs ngo ni uburyo ki ngo muri iyo iriya misatsi cyangwa se ziriya menshi ngo ni chemicals aba yikubiyemo kugira ngo zikomeze zibe zimeze neza, ariko ngo uburozi buba buzirimo ziriya menshi zanyu babasukisha inyinshi ngo ubwo burozi bwitwa VOCs ngo busohoka muri cya gihe iriya misatsi yanyu ibihuye n'ubushyuhe cyangwa se ziriya menshi ziba zihuye n'ubushyuhe. Aho ni muri cya gihe baba bari kubasuka, barangiza bagafata nk'umutwe wanyu bamaze kubasuka bagakoresha amazi ashyushye. Buriya ngo muri wa mwotsi ubona uzamuka mu mazi ashyushye ngo uhita ukoma kuri ya VOCs iri muri za menshi zanyu, bikazamura umwuka w'uburozi, undi ukaguma ku mutwe wanyu ukinjira ku mubiri, kandi ikigeze ku mubiri ubimenye ko ikiri ku mubiri buriya ayo chemicals ngayo ngayo y'uburozi atanagaragara agomba kwinjiramo indani. Ubwo ni ku mutwe turi kuvuga. Ndetse ngo ayo mazi ashyushye cyakure bakoresha nk'ikibiriti cyangwa burike cyangwa buje bari gusa nk'abafunga inyuma ahantu basoreje kudoda, karakuka kazamuka uriya mwotsi uzamuka, rimwe na rimwe mwe mutanabona, mwe mukawuhumeka yaba uri kugusuka ndetse n'abakiriya bari aho hafi ndetse nawe ubwawe. Ibyo muba muhumetse, izo VOCs muba muhumetse ni uburozi bubi cyane. Aba bashakashatsi ngo baragiye bagufatira zimwe muri brand nini zikomeye, cyangwa se urabona menshi mugenda mukoresha ziri mu moko agiye atandukanye. Umuntu ashobora kujya kugura menshi akavuga ati menshi zizewe ni izo mu kigo runaka gikomeye, nanjye nkunda izo mu kigo runaka gikomeye. Mbega ziba zifite amakampani cyangwa se niba twabyita inganda zikora izo menshi zikomeye. Zimwe mu nganda 10 zikomeye zikora menshi zikunzwe muri Afurika no hirya no hino ku isi, za mbere zikomeye. Ngabo bashakashatsi bafashe izo menshi zabo bazikoraho ubushakashatsi. Ntago bagiye kuri twa tundi twa make turi aho tutazwi, bagiye kuri zimwe zihagaze y'abantu mukunda muvuga ati izi nizo zibikora neza, bazikoraho ubushakashatsi. Basanze ngo izo menshi zose z'amakampani cyangwa se z'inganda zigera mu 10 zikunzwe gukoreshwa n'abagore b'abirabura muri Afurika. Ubwo nawe ubyumvira umugore w'umwirabura muri Afurika ndetse uri n'umukobwa uri muri Afurika, ngo izo menshi zose z'izo nganda uko ari 10 zitandukanye, basanze izo menshi zose zibitse ibyo twakwita ngo ni substances zimbi cyane ku mubiri w'umuntu, cyangwa se zibiri nk'uburozi ku buzima bwa muntu, cyangwa se zishobora kuba zashyira ubuzima bwa muntu mu kangaratete. Tuvuga ko ngo muri izo menshi ngo basanzemo icyitwa benzine, sangamo icyitwa styrene cyangwa se icyo bita ngo ni styrene monomer, ndetse banasangamo andi substances nk'iyitwa ngo ni taurine. Ubwo bwoko bw'ayo chemicals basanze muri izo menshi zikoreshwa na hafi n'abantu bose bo muri Afurika abenshi, ngo izo ubwo bwoko ngubwiye nyine bw'ayo chemicals atandukanye, ngo ni ubwoko bwari bwaremejwe n'ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa ngo ni United States Environmental Protection Agency, ndetse binemezwa n'iki kigo bita WHO cyangwa se World Health Organization. Byose byagaragaye ko bishobora kuba byatera kanseri, ndetse by'umwihariko bikangiza ubwonko bwa muntu ndetse n'imitsi yo mu mutwe. Yandi magambo WHO ndetse n'iki kigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe gukurikirana ibintu byose no kumenya ibyerekeranye n'amarozi ashobora kwangiza ubuzima bwa muntu n'ibidukikije muri rusange, byemeje ko ayo marozi yasanzwe muri izi menshi Abanyafurika hafi ya bose bakoresha, ngo harimo ibintu bibi cyane bishobora kuba byatera kanseri, bikanangiza imitsi n'ubwonko ndetse n'ibiri ku mutwe wa muntu, kuko zira menshi ziba ziri ku mutwe. Kugira ngo ubimenye neza, buriya abantu bagura zino menshi, uragenda ukagura menshi, ariko nta muntu wakubwira ngo ese izi menshi ukoze nako uguze zikoze muki, zirimo izihe ingredients, zirimo ibiki bigiye bitandukanye kugira ngo zibe zigeze hano. Bizi ugiye kugura ibintu byinshi barakubwira ngo iki ngiki kirimo iki, harimo ibi ku gipimo kingana gutya na gutya, ariko kuri ziriya menshi mugura ntago wapfa kubibonaho ngo izi menshi zikozwe n'iki. Icyo bakubwira ni ukukubwira ngo izi ngizi ngo biba byiza iyo uzikoreshejeho amazi ashyushye izi menshi, noneho bikaba bibi cyane kurusha, kuko twabonyemo icyo twita ngo ni uburozi buzamuka cyangwa se butangira gukora ari uko buhuye noneho n'ubwo bushyuhe nk'umuriro cyangwa se amazi ashyushye. Cyangwa bakakubwira ngo izi ngizi neza zo ngo zimeze nk'umusatsi wa muntu, ariko nta wagusobanura ngo iyi misatsi ikoze mu kineza neza. Bigiye kubwira ngo iyi ni karite nziza, ngo ya mbere ngo ihenze, ntago igura nka turiya twa make, ariko ntiyakubwira ngo bikoze mu iki. Mu mwaka w'ibihumbi 2024, ntago ari kera, ni umwaka ushize ejo bundi, ikigo cyangwa se kaminuza muzi ya Harvard
ishami rishinzwe ubushakashatsi ryabo ku byerekeranye n'ubuzima bwa muntu baje gusohora ubushakashatsi bari bamaze iminsi bakora, bagaragaje ko bino twita ngo ni hair care cyangwa se ni ano mavuta mugenda mushyira mu misatsi yanyu n'ibindi birungo mugenda mushyira mu misatsi yanyu kugira ngo bibafashe. Iki kigo cy'ubushakashatsi kiri muri Harvard cyagaragaje, iriya kaminuza ya Harvard, bagaragaje ko biriya bintu ngo byinshi bikoreshwa ngo by'umwihariko mu misatsi y'abagore babirabura. Burerega abagore babirabura nibo barwana n'imisatsi yabo cyane kuko nibo irushya, ntabwo ari nk'abazungu abyuka akahita akomeza. Buriya birabura nibo bita ku misatsi yabo, ni nabo bashora amafaranga menshi mu byerekeranye no kwita ku misatsi yabo. Ngo bagaragaje ko ngo ibirungo n'ibindi byose ngo abirabura cyangwa se abagore babirabura bakoresha mu misatsi yabo ngo birimo kiswe ngo ni endocrine disrupting chemicals substances, bifite aho bihuriye n'ubuzima bw'imyororokere y'abagore babirabura n'abakobwa, ndetse bikagira n'aho bihurira na kanseri. Bivuze ngo biriya ari amavuta musiga mu misatsi ndetse n'ibindi bintu mukoresha mwita ku misatsi, ariko by'umwihariko izi menshi zanyu ngo nibyo mwita ngo ni amawig, ubwo n'amapurante sinzi ukuntu mugenda mubitandukanya, mwe muba mubizi cyane kurushaho. Biriya bintu ngo bishobora kwangiza ubuzima bwawe bikagutera kanseri, by'umwihariko bikangiza icyo twakwita ngo ni ubuzima bwo mu mutwe wawe, hakangirika byinshi mu mutwe wawe kuko biba biri kubera ku mutwe, kuri ofisi y'umubiri wose, ndetse by'umwihariko ngo bikagenda bikanangiza ubuzima bw'imyororokere yawe nk'umukobwa cyangwa umugore. Ibi bintu byose turi kuvuga n'ubushakashatsi turi kugenda tureba butakozwe mu 1900, bwakozwe 2025 na 3 na 2, hafi aho ngaho na n'uyu munsi wa none n'uburi gusohoka muri uyu mwaka turimo. Ntabwo ari ibintu byakozwe kera wenda ngo hari ibyahindutse, n'ubushakashatsi buri kugaragara nonaha. Byandi magambo, industry ngo y'ubwiza niko bayita, iyi twita ngo ni industry y'ubwiza icuruza ibijyanye n'ubwiza. Babwira umugore w'umwirabura ati bino bintu biragufasha gusa neza, kubwira ati ibi ni ibintu bitekanye bituma ugaragara nk'umusirimu, ku buryo abakobwa bari kurushanwa kwambara wig zihenze, bari kurushanwa kujya gushyiraho ibisuko bihenze, kandi koko nibyo bituma ngo basa neza. Kabwira ngo ni ibintu bitekanye bisukuye by'abasirimu, ntago ari ibintu by'abakene, ntago ari ibintu bya rubanda rusanzwe. Ibyo ngibyo ibigo bihambaye ku isi biri kugaragaza n'abashakashatsi ko ari ibiri kwangiza ubuzima bwawe. Ni amakanseri uri kwikururiraho, ni ukwangiza ubwonko bwawe n'umubiri wawe. Kikwereka ko bino bintu ngari bibi cyane. Aya chemicals yagiye asangwa cyangwa se zino substances nyinshi zagiye zisangwa muri iyi misatsi babaha, ngo ni ukuvuga ngo ibyo byose ntabwo byakwinjira ku isoko ry'uburayi, naho bishobora kwinjira rwose. Izo wig zijyayo, izo menshi zijyayo, ariko uburyo ziba zisuzumyemo ibi bikoze bo baka raporo y'ibintu nk'ibi bigiye kujya ku mubiri w'abaturage babo, bakabinyuza mu laboratoire yabo. Hari imirongo ntarengwa barashyize ati ntago chemicals nk'aya ngaya yemerewe gushyirwa mu bintu bijya ku mubiri wa muntu cyangwa se ku mutwe w'umuntu. Iyo babisanze rero mwabishyizemo mufatirwa ibihano bihambaye. Niyo mpamvu n'ababikora batajya bakora ikosa ryo kuba ibyo bintu babyohereza mu bihugu nk'ibi ngibi by'uburayi, ariko ku bagore babirabura nk'inaha muri Afurika bibageraho ku bwinshi cyane, ko amategeko buriya y'umuryango w'ubumwe bw'uburayi ku byerekeranye n'ubuzima bw'abaturage b'uburayi arakomeye cyane, ariseriye. Ndetse ngo bakakubwira ko ngo ibi bikoreshwa muri Afurika cyane ngo byangiza, bitera kanseri, kuko by'umwihariko bikanangiza imisemburo y'abagore cyangwa se y'abakobwa bakoresha bino bintu. Imisemburo yabo nyine biragenda bikayivangira, bikayibangamira, handi umuntu ubona imisemburo ihindagurika nawe ahindagurika, bikakuyobera impamvu. Iki kintu turi kuvugaho ngo kiri gutera kanseri cyangwa se kikangiza ubuzima bw'abantu, ntabwo ari ikintu umuntu agenda agakoreho rimwe. Oya, ni ibintu umugore agenda cyangwa se umukobwa bakamushyira ku mutwe, bigatwara amasaha menshi, bikaza bikamumara icyumweru ku mutwe, ibyumweru 2, ibyumweru 3, hafi ukwezi, bitewe n'ibyo bamusutse, bitewe n'amikoro y'umuntu. Hari n'abamarana ibisuko rwose amezi 3. Uri kubana n'ikintu kiri kwangiza ubuzima bwawe gahoro gahoro. Ibi ntabwo ari ibintu bihimbano, ntabwo ari ibintu byavuzwe n'umuntu runaka, ntabwo ari ibintu byavuzwe nanjye. Izi ni ibimenyetso byagaragajwe muri laboratoire, byemezwa n'ibigo bikomeye ku isi bihambaye mu gukora ubushakashatsi. Ibi ni ibintu byasuzumwe n'abo twita ngo ni ba chemical engineers, bisuzumwa n'abitwa ngo ni toxicologists, se binasuzuma n'abitwa ngo ni environmental health scientists. Bagiye basuzuma bino bintu, bo babyemeje ko zino wig, zino menshi ziri gutera kanseri, ziri kwangiza imisemburo y'abagore babirabura by'umwihariko, ndetse bikaba byanabangamira ubuzima bw'imyororokere, ndetse bikangiza n'ubuzima bwo mu mutwe. Yandi magambo, bino bintu twita ngo ni bituma abantu basa neza bakamera neza, rimwe na rimwe hari ababishasha kuba babibona kare. Ni ibintu umuntu ashobora kuba yashyira ku mutwe agataha yumva mu mutwe hari kumurya,
wagatangira kuvuga ngo burango nuko bankanyaze ariko mu by'ukuri ni ya chemicals aba ari gukora reaction, aba yatangiye gukora akazi kayo. Hari abo basuka mu gahanga ukabona umuntu ngiyo bamusutse ngo impamvu yeretse kwisukisha ngiyo bamusutse ngo mu gahanga niba abandi bafite imibiri itikora reaction byihuse cyane, ngo mu gahanga ahita hazamo nk'ibiheri, ngo mu maso hakuzuramo ibiheri bigatwara igihe atarakira, ugasanga umuntu yeretse kwisukisha ngo kubera iyo mpamvu. Ntago ari ukubera ibyo bisuko bagusutse, si niyo wiga, ahubwo niki ni ibiyikoze biba biri gukora reaction. Abo basuka umubiri wabo ugatangira kurwara ibiheri, usibye no ku mutwe, mu gahanga n'ahandi, no mu gatuza, ku ijosi umuntu agatangira kurwara, mu ijosi rwose akazana ibintu by'ibiheri, bitewe n'icyo byatangiye kubangamira n'imisemburo yawe, bya bindi batubwiraga abanyesiyanse hejuru. Sibyo byose bikomeza bizamura ibyago byawe byo kuba warwara kanseri byihuse. Uramuka urebye bino byitwa ngo ni synthetic braiding hair, ntabwo ari ibyo mu bindi bihugu, ni ibikoreshwa hano muri bino bihugu byacu bya Afurika, nitwe tubikoresha cyane. Uzafurika bari mu bambere bakoresha bino bintu, igihugu cya Kenya kiri mu bambere, Ghana iri mu bambere, ugashyiraho nawe igihugu cyawe cyangwa se nawe utuye ukaba wavuga ati karitsiye ntuyemo nayo irayoboye kabisa. Ngira ngo abantu benshi bumvaga hitwa ngo za hehe na hehe basuka cyane bidasanzwe, ubwo nawe uragenda ureba ahantu hose ugiye uzi. Abarundi namwe ubwo muraza kubyumva, namwe murabikoresha, abari Bugande nuko, n'abari muri Amerika, Nigeria noneho yo n'urundi rwego. Imisatsi imyinshi mukoresha cyangwa se ibi byose mukoresha basuka cyangwa se mukoresha ngo ni amawigi n'ibiki, ni ibikurwa mu Bushinwa, ibindi bigakurwa muri Korea. Ibyinshi biva Korea, buriya n'ibindi bikava mu Bushinwa. Aho bakubwira ngo nko muri Korea y'Amajyepfo bakora izi menshi ziba ziri bwoherezwa ina cyangwa se izi wigi, kuko bazi ko ibyo bagiye gukora ari ibyo bizaranguzwa muri Afurika, ngo akenshi bakunze gukoresha ibya make cyane, zino bita ngo ni polymer fibers, bagakoresha iza make cyane, harimo nk'izitwa ngo ni kanekalon ndetse n'izitwa ngo enteokalon. Byose bikaba bigizwe n'icyo twakwita ngo ni polyethylene chloride cyangwa se PVC mu mpine. PVC rero ikoze izi menshi zanyu cyangwa se inakoze izi wigi zanyu, ko by'umwihariko hano turacyari kwibanda ku bisuko bya bindi akenshi bamaze kubasuka usanga bacana inyuma kugira ngo bitaza guhambuka aho basukiye. Ubwo bushyuhe baba bashyizeho rero, cyangwa se bakagufata bakabishyira mu mazi ashyushye, tabirekura icyitwa dioxins na hydrogen chloride. Zo ni substances uko ari ebyiri z'uburozi, iyo zihuye noneho n'ubushyuhe cyangwa se n'umuriro byaje. Izo substances zose nkubwiye zemejwe na United Nations Environmental Program, byemejwe ko ibyo bintu ari uburozi bubi cyane ku buzima bwa muntu ndetse binatera kanseri cyane. Ariko nibyo bakoresha Korea y'Amajyepfo no mu Bushinwa, kuko ari byo bihendutse bohereza ziriya menshi zabo muri Afurika. So dioxins ngo ziba ziri muri ya misatsi, iyo zinjiye mu mubiri wawe urumva ni ibintu bagiye kugushyira ku mutwe, uko byamera kose bigomba kwinjira mu mubiri wawe, baba bagusuka cyangwa bagacana bikora ku ijosi, mu gahanga, aho hose urabizi ngo izo dioxins iyo zinjiye mu mubiri wawe ntabwo zijya zivamo cyangwa zigeremo ngo zibure. Andi magambo, ibyo ugura kugira ngo use neza ukazabikuraho nyuma y'ibyumweru 2 cyangwa 3 cyangwa n'icyumweru bitewe n'amikoro cyangwa n'amezi angahe, bisiga izo dioxins mu mubiri wawe zitazigera zivamo. Ibintu tuba twaguze ngo duse neza, baturebe, badukunde, badushime, ariko mu by'ukuri bikaba biri kwangiza mu mubiri wacu no mu mutwe wacu. Ni ibintu abana iyo bagiye gusubira ku ishuri bacu baza bakatubwira ati mama amafaranga ngiye kwisukisha, bakabwira ababyeyi bati mama amafaranga ngiye kwisukisha, kugira naza kwisukisha nyine ngo byoroshye ubuzima, umwana hanini abazongera no kubikura wenda atashye. Ibi ni ibintu nka kumwe wicaye muri salo bari gusuka abantu benshi, uri gusuka rwose amaze kukudoda agushyizemo amazi ashyushye cyangwa kugusuka akoresheje umuriro, wa mwotsi uzamuka, wa mwuka uzamuka utari kubona neza kuko bagushyizemo amazi ashyushye, ukagira ngo n'amazi ashyushye, bizamura uwo mwuka mukawuhumeka, bigatangira gukora noneho mu mutwe, bikinjira muri wa mubiri wa dioxins n'andi ma substances menshi twabonye akinjira mu mubiri wawe, ku buryo noneho weho ubwawe ugenda ugashiduka uri kwiyangiza buri munsi uko ugiye ngo kwisukisha. Ikibazo kiba gihari rero, weho bari kubikorera gutyo, ukwegereye wese umukiriya wundi uraho nawe bari kubikorera byangiza, by'umwihariko babandi baba bari kumusuka, nawe ubwawe mwese bibageraho mu mibiri yanyu. Ubushakashatsi bwakozwe nanone mu mwaka w'ibihumbi 2024 yashyizwe mu gitangazamakuru cyabo cyitwa EHP cyangwa se Environmental Health Perspectives, garagaje ko gutwika cyangwa se gushyushya by'umwihariko bino twita ngo ni synthetic hair sohora ibibazo bikomeye cyane cyangwa se ibintu byangiza bigatera kanseri ubuzima bwawe. Uko nabikubwiye kugenda, impamvu uri kumva nsa nk'ugenda nsa nk'usubiramo ibintu nakubwiye kare, ni ukugira ngo wumve ko byagiye bitangazwa n'abashakashatsi benshi batandukanye bo mu bihugu bitandukanye,
ibitangazamakuru bitandukanye bikomeye kandi bitangaza amakuru yerekeranye n'ubuzima n'ubushakashatsi. Apana bya bitangazamakuru ngo bitangaza amatiku n'ibindi nkabyo ngo n'imyidagaduro. Oya, bitangaza amakuru ajyanye n'ubuzima bitewe n'ubushakashatsi aho buri guturuka. Mpamvu uri kumva rimwe na rimwe hari ibintu uri kumva nkumva nsaye nkubisubiramo kugira ngo umvishe ko ibyemejwe n'abo muri Amerika, byemejwe n'ibindi bigo runaka, byemejwe n'ibindi bitangazamakuru by'ubushakashatsi runaka n'izindi raporo runaka z'ubushakashatsi. Iyi misatsi yanyu muri kwishyiraho harimo ama chemicals nka benzene, styrene, chlorethane, iyo twita ngo ni acetronitrile. Ibyo byose bikaba bizwi ko kubyerekeranye na kanseri byose biyihutisha vuba vuba mu mubiri wawe. Uzarebe by'umwihariko ngo bano bantu bakunze kuba bakora mu masaro de coiffure basuka abagore n'abakobwa birirwa basuka bitewe nuko ayo makemikozi abazamukira mu mibiri yabo, bamaze gutwika, bamaze gushyira amazi ashyushye mu bisuko, niko bita bigende bamaze kugusuka bashyiramo amazi ashyushye n'ibiki. Ngo bari abantu bakora mu masaro de coiffure uzarebe nubacuzumba cyangwa se ubusanga bameze nkaho bari gusuka abantu. Nubacunga hari aba bari gukorora gake gake, ukumva umuntu ari kunyuzamo agakorora ameze nkaho hari akantu kari mu muhogo akorora, cyangwa se nawe bari gusuka ukumva ugeze utangiye gukora bitewe nuko watinze aho hantu. Yo ntago ari inkorora isanzwe. Cyangwa se ukabona umuntu afite ibisuko ku mutwe amaranye iminsi, ukabona ahora kubitamo iki, ujye ubona ameze nk'uri gukubita ingoma ngo pa pa pa. Ukabona umuntu buri gihe umugore umukobwa mu mutwe we ameze nk'uri kujya kubitamo iki, yishimamo cyane akubitamo iki, mbega ukabona wagira ngo we atushobora gutekereza ngo ni nk'umwanda, ngo ni imvuvu, ngo ni ibiki. Oya, ni ya chemicals aba ari gukora reaction mu mutwe wawe. Ikigo bita ngo ni National Institute for Occupational Safety and Health, gusa cyitwa NIOSH. Icyo bakoze iki kigo baravuze ngo twebwe tugiye gukora ubushakashatsi bw'umwuka, umwuka uba uri mu mazu, mu masaro de coiffure hari aba bari gusukira abantu babakorera bino byose navugaga, babateraho iyo misatsi bagira gute. Bo baraje bapima umwuka uri maho gusa, bafata uwo mwuka bajye kuwupima bamenye ngo uyu mwuka uri hano hantu hari gukorerwa bino bintu ubu umeze gute. Hari ino misatsi zino menshi ziri gushyirwa ku bantu ku mutwe, bari gushyiramo ayo mazi ashyushye mu misatsi, bari gukora ibyo byose batwika aho bamaze gusuka kugira ngo bihure izo wig n'ibiki. Iki kigo cyaraje cyitwa NIOSH, bapima umwuka uri mu masaro de coiffure gutyo kugira ngo bamenye ngo amakemikozi abazamuka muri iyo misatsi bikozwe n'iki. Basanze ngo uwo mwuka na bwa bushyuhe na ya minyotsi bizamuka kumwe batwitse menshi cyangwa se bashyizemo amazi ashyushye mu mutwe, ngo basanze ngo uwo mwuka uba uri mu masaro n'utuntu tw'utwotsi tuba tuzamuka ariko tudapfa kugaragara nyine biba buri aho ngaho, ngo iki kigo cyemeje ko ngo haba harimo ngo muri iyo myuka abantu baba bari muri iyo saro bari guhumeka, ngo harimo icyitwa ngo ni biragoye bino biboro byabo, ngo ni formaldehyde. Kaba ari chemical inzobere zemeje n'icyo kigo bakemeza ko ari chemical itera kanseri bidasubirwaho, formaldehyde. Ikindi, umutwe wa muntu buriya ubasha kumira ibyo ugiye ushyizweho buriya mu musatsi w'umuntu cyangwa se ku mutwe w'umuntu. Kugira ngo ubyumve neza wenda bisobanukirwe bashiki bacu nibo ndi kubwira n'abandi bose bakumviraho, umutwe wa muntu umira ibintu, impamvu biba biteye inkeke bishobora gutera kanseri cyangwa se bitera kanseri bikaba byanabangamira ubuzima bwawe bwose muri rusange n'ubwo mu mutwe, ni ukubera ko umutwe wacu iyo uri hejuru bibasha gukururwa no kumirwa, bigakururwa n'umubiri wacu. Uzarebe iyo ugiye uvuga ati mfite umusatsi wenda wa nta kigenda, nkeneye amavitamine runaka, hari igihe baguha rwose amavuta y'ingenzi yayandi atuma umusatsi umera neza. Ayo mavuta hari ahantu bagenda bakwerekamo hagati mu musatsi ahantu ugenda uyamenamo imbere hasi nyine aho umusatsi utereye. Kubera iki? Ayo mavuta aramanukamo imbere aho umusatsi uzamukira, n'ubundi aba yagezemo imbere agakora akazi kayo neza. Bivuze rero n'uburozi nuko bwinjira byabaye absorbed nyine, niyo mpamvu bitanga umusaruro. Niko n'ubwo burozi rero nabwo umusatsi ubukurura nyine bukamanukamo imbere. Yandi magambo, biriya bintu byose ufata ugashyira ku mutwe biba bigomba kwamara igihe kinini, icyumweru, iminsi ngahe, ibyumweru bibiri, ukwezi, umubiri ugenda ubikurura gahoro gahoro ubimira. Ubwo twashyiramo ibyo ngibyo bihindura amabara y'umusatsi, ari chemicals yose, cyangwa se ibyo mwita ngo ni za kanta, ibirinda umusatsi, ayo mavitamine byose n'ubundi bigenda bimanuka byinjira mu mubiri wawe. Ikigo cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikurikirana ibijyanye na kanseri, ariko nanone gifatanije n'icyitwa ngo ni American Academy of Dermatology, mu nama bakoze bemeje neza yuko synthetic hair products hafi ya zose ngo zifite icyitwa ngo ni acrylonitrile.
chemical ndetse n'icyitwa ngo ni vinyl chloride residues. Ibi byose byemejwe ko bitera kanseri. Uri kumva ibigo bikomeye ariko hirya no hino ku isi bihambaye byakomeje kugenda byemeza chemicals agiye atandukanye y'ubwoko, nayo numvishe bwa mbere, nayo gusoma biba bigoranye bitewe n'uburebure bwayo n'uburyo adasanzwemo. Usanga ayo chemicals yose baragiye bemeza ko atera kanseri ku buzima bwa muntu. Benshi ngo bakunze ngo kubona rwose avuye kwisukisha ariko ugasanga mu gahanga haje uduheri tw'umutuku cyangwa se hahinduye ibara hari gusa nk'umutuku. Benshi ugasanga basa nkaho bagiye bashishuka bakavuga ngo narerishe kubera bavuye kwisukisha cyangwa se kwita ku bijyanye n'umutwe wabo. Bagatangira kumva bari gusa nk'abashyushye, bameze nk'abari gushya, bumva bakwishima kuko bavuye kwisukisha. Benshi barabyumva bavuye kwisukisha, umuntu abashyushye ku mutwe, yumva yakwishima mu gahanga, mu ijosi, mo hagati, yumva mbese ameze nk'uri gushya cyangwa se nk'uri kuribwa. Bamwe bakazana utuntu twarerije mu gahanga, hakaza utuntu tw'umutuku. Garuko baba bagukanyaze ibyo bimenye ngo bakuruye ngo biriwe bankanyaga bampindukiza. Oya, ako karimo gake ko burya akenshi iba ari twabyita ngo ni chemical reaction ibiri kuba. Abenshi niba handi usanga ari muri ofisi, ari mu kazi, ari mu ishuri, n'umunyeshuri afite ikaramu ari kujya jomba muri menshi, ashimagura, akubitamo iki, ari kuribwa mu mutwe. Iyo ni chemical reaction ibiri kuba mu mutwe wawe, ntago ari ikindi, si umwanda, si imvuvu, si iki. Uruziba buri kwinjira gake gake mu mutwe wawe. Mu mwaka wa 2023 ubushakashatsi bwa ITC cyangwa se icyitwa ngo ni International Trichology of Journal cyangwa se icyitwa International Journal of Trichology agaragaje ko mu mwaka wa 2023 ko abagore 60% by'abagore birabura, bano bagore babirabura agiye baribwa ku mutwe cyangwa se bya bindi nari mvuze haruguru, gukubitamo iki, gushyiramo amakaramu, mushimashima. Ngo 60% by'abagore babirabura bakoresheje ibyo bisuko bashyira ku mutwe wabo, ngo burya ngo bose ngo yabaga ari chemicals ari gukora akazi kayo yinjira mu mubiri, mbega bya bindi bigenda nyuma bikazavamo kanseri. Se ngo ibyo bigaterwa bikaba n'ingaruka z'ibyo bakoresha bakora ino misatsi zino menshi ngo mwishyiraho n'amawig. Icyitwa ngo ni quaternary ammonium compounds. Bino ngo akenshi usanga baza by'amakemikozi bakongera muri izi menshi zanyu. Buri ushobora kuvuga ngo ese menshi ko tuba tubona bimeze nk'imisatsi, ayo makemikozi yandi ajya mate nayo kugira ngo bigende bite. Bano bantu ngo bakora ino misatsi zino menshi zanyu mugenda mukishyiraho n'ayo mawigi n'ibiki, bafite ibyo bagenda bakongeramo bigomba gutuma izo fiber cyangwa se izo fiber bakoresheje bakora ino misatsi yanyu n'ibindi, kugira ngo iyo misatsi izo menshi zanyu zizagume zimeze neza, zikomeye, zitazapfira muri stock yabo cyangwa se zigapfa biri muri cya gihe cya shipping, bari mu mato mu makontineri bari kubizana muri Afurika. Bongeramo rero ayo makemikozi mu rwego rwo kugira ngo zikomere, zirambe, ndetse zibagereho zikimeze neza, muvuga ati tuno tuntu turasa neza. Biriya braids cyangwa se bino bisuko byanyu mukoresha ntago hari abenshi mufite n'ibishashagirana rwose binahenze bimeze neza, ariko ngo ibyinshi buri ubona bishashagirana bimeze neza, birambuka, ukora rwose ukabona zirarambuka, ugenda ugakora kuri menshi ukavuga ati zaba arizo munsukisha zirambuka neza gutya. Ubwo bworohere kandi ubwo burambe buzikoze, ubwo bwiza uri kuzibonana, hari amakemikozi babongeyemo, ayo ngayo rero ariyo mabi cyane ku buzima bwawe. Ibi nibyo uzajya kubona ukabona abantu benshi batangiye kugenda bapfuka umusatsi. Muzabicunge, ugasanga umuntu urayisukisha ariko umusatsi wa hano twita mu Banyarwanda babyita ngo ni amasoso, hano kuri edges y'umusatsi wawe ukabona hari kugenda umusatsi uvaho ucika, ugenda nyine upfuka gahoro gahoro ugenda uvaho. Izo ni zimwe mu ngaruka abantu benshi bakunze kubona mbere. Bandi bagatangira kuvuga ngo ahari nuko ngo bansuka cyane imisatsi ikagenda isubira inyuma, ngo niyo mpamvu umusatsi w'imbere wanjye ntangiye kugenda nkubura, ugenda ushiraho, ariko wapi, nayo makemikozi abagize izo menshi. Kibura uyu munsi wa none ubushakashatsi nibwo buri kugenda bugaragara, ntago twarenganya ibihugu byinshi. Mu bihugu nka Amerika batangiye guhaguruka, bari kubirwanya, bari kubivuga, bari kuvuga ati mupime imisatsi mukoresha abagore babirabura. South Africa nuko nguko, buriya South Africa ni igihugu gisa nkaho cyateye imbere ndetse cyane, nako ibyo nta n'umuntu utabizi, ni igihugu kidasanzwe cyasize ibihugu byinshi cyane muri Afurika. Ni igihugu buriya nacyo gisa nkaho iyo cyumvisha akantu nkako kavuzwa ati bino bintu bishobora kuba birimo ikibazo, bihutira gupima, kwita ku buzima bw'abene igihugu bagakurikirana. Ndetse mu Burayi ho murabizi nuko biba bimeze. Buri gihugu muri South Africa nicyo gihugu gisa nkaho cyabitangaje ko cyatangiye gukurikirana, ariko ibindi bihugu hafi ya byose ababishinzwe, abashinzwe ubugenzuzi baba bicecekeye ibyo bintu, nta nubwo bashaka kugira reaction babigaragazaho.
ubushakashatsi bwarasohotse, raporo zirasohoka, ntago ari ukuvuga ngo ni ibintu mba nagiye ngo mvumbure bihisha ahantu, ni raporo buri muntu wese yagenda akabona, by'umwihariko bagenzuzi baba babishinzwe babibona ko raporo zagiye zisohoka guhera mbere za 2019, 20, 22, 23, 24, 25 ziracyasohoka, ariko abenshi barabibona bakicecekera, kuko iyi ni business yinjiza amamiliyari n'amamiliyari muri Afurika by'umwihariko, kuko abagore bahora bisukisha. Nimba hari business nziza wakora kugira ngo uvuge ngo ubonye amafaranga, ni business targetinga ubwiza bw'abagore, kuko abagore buri munsi bakeneye gukora ku bwiza bwabo. Ntago ari nk'umugabo abyuka akahita afata igisabune hariya akahita yoga, rimwe akoga na pasiporo akahita ashyiramo igipantaro akahita yirukanka, kandi ukabona ntacyo bitwaye pe. Umukobwa arabanza akisuka, akagenda akareba ubwiza bwe, akicara amasangahe, biyitaho nyine cyane. Bivuze ngo iyo ushaka gucuruza neza ntago utagetinga abagabo, utagetinga abagore, kuko abagore nibo bantu biyitaho kenshi gashoboka. Banyugushira igihumbi business mu yandi magambo iti, ariko business ijyanye n'ubwiza n'imisatsi by'abagore bihagaze arenga miliyari 6 muri Afurika. Yandi magambo, ino misatsi iri kwinjizwa mu bihugu byinshi ntago ababishinzwe ngo bakunze cyangwa se bajya bavuga ngo ese imisatsi hari ama toxic products ayigize, cyangwa se hari ama chemicals yandi bongeyemo ashobora kwangiza uruhu rwa muntu, ubwonko bwa muntu n'umutwe wa muntu, kuko ni ibintu bashyira ku mutwe w'umuntu. Ahubwo ngo muri Afurika ino misatsi bayifata ngo nkuko bafata nk'imyenda, bavuga ati imyenda irinjiye, bakareba wasoze ibihugu byo muri Afurika bakavuga ati ngaho ugenda ucuruza. Nibyo ngibyo ngo ahanini bareba, ngo ntago bakunze kubifata ngo bijyane mu laboratoire yabo, bagende barebe ingredients zigize ino misatsi, bareba bapurijemo ibiki, ese ni ibiki bituma iramba, kuko iki misatsi bimaze amezi ari mu nzira cyangwa se muri za kontineri, kwezi, amezi 2, amezi 3, murabizi izi kontineri zijya zitinda. Ese imisatsi kuki idapfira mu nzira, barebe ni ibiki, kuki bikirambutse ishashagirana imeze neza, ni ibiki baba bakoresheje, byose babisuzume bamenye ni ibiki. Ntago muri Afurika ngo bakunze kubikora. Usanga umucuruzi ahaguruka akagenda yafunguye ahantu acururiza imisatsi, izo wigi, izo menshi n'iki, yikojeje mu Bushinwa cyangwa Korea y'Amajyepfo, haragiye haba hari imijyi myinshi, abacuruzi benshi n'abashobora kwikorera bino bintu bose hirya no hino, akagenda akarebamo ibyiza akavuga ngo mumpe bino aba ari byo njyana, mfite abakiriya banyizera ko mba nazanye ibintu byiza, kandi nabo bayumva ko ari ibintu byiza, yabigeza mu bihugu hirya no hino agiyemo, ugasanga nabo bararebye ati wasoze, genda rwose abantu biyambarire ku mitwe yabo nta kindi. Ndetse ngo niyo mpamvu usanga harimo amaplastike, bino byitwa ngo ni plastic waste, biba biri muri iyi misatsi yanyu, ari byo usanga ngo byuzuyemo icyitwa lead ndetse na cadmium. So izo ni metals ebyiri zabanizwe cyangwa se bihagaritse mu byerekeranye na cosmetic pigments ku mategeko mpuzamahanga agenga bino bihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Izo cosmetic pigments zarahagaritswe, ati izo ngizo ntago zemewe gukoreshwa kuko zangiza ubuzima bw'abanyaburayi bacu. Muri Afurika nizo gusa muba mwiyambariye, nizo usanga abantu bose bari gukoresha. Ubwo ngubwo kandi ababishinzwe baba bari kubyumva, cyangwa se basanzwe banabizi. Buri ushobora gusanga rege iyo bavuze ngo ibihugu bya Afurika bifite ibyo bibazo, ushobora gusanga ari ibindi bihugu, ariko ugasanga twe nk'igihugu turimo uko nzi ko ari abantu bari seriye bakurikirana akantu ku kandi, ushobora gusanga wenda hano ho baba baragiye bakumira, cyangwa se hari ubundi buryo bigendamo, cyangwa se bisobanutse neza. Ubwo twazegera wenda nk'ababishinzwe tukababaza, dusigaye dufite studio, twahamagara nk'umuntu akaza batwemereye, tukicara tukabibazaho, bakaba badusobanurira kugira ngo abagore, abamama, abakobwa bashire impungenge, kuko ushobora gusanga ari ibindi bihugu bya Afurika ariko hano bitarimo rwose. Ngo tuzabimenya wenda niba dukundira bakaboneka. Kuri nyako nuko ibihugu hafi ya byose bya Afurika icyo kintu ntago bajya bakireba, uko ngo twagiye tubibona ibintu bakanira bagaragaza nka hari ibintu bibi cyane muri bino bihugu, nka bino bihugu byo mu Burayi. Hano muri Afurika rwose ni ibintu bazana ku isoko bikidagadura. Twabonye amafumbire, twabonye n'ibindi byinshi, ibyo umaze kubimenyera ko ibintu ahandi bakaza, muri Afurika rwose babizana babisamira hejuru bavuga bati dore imari. Ariko umunyaburayi akakubwira ati ibintu ntago byagera mu buzima bw'abaturage bacu, twebwe twarahiriye, twatorewe kurinda ubuzima bw'abene gihugu, ntago bino bintu byakwica ubuzima bw'abaturage bacu. Ikibabaje rero kurusha ibindi nuko izi menshi n'ibyo bintu mugura by'amawigi n'ibiki, ntago bakubwira ngo niki kibikoze, ngo bibe byanditse uvuga ati wigi ikozwe nibi kantu, kandi kugeza kuri ya spray ya nyuma baminjiriyeho kugira ngo ikomere, izarambe, igisokoreka byoroshye, ibishashagirane,
ndabizi mufite zirabagirana bira ntago ari ibintu gutyo wapfa kubona uko ubonye, ni ibintu nyine baba barasizemo, ni ibintu bakora. Ntago rero bajya bakubwira ngo bikozwe naka barakubwira ngo ni myiza, ngingi imeze nk'imisatsi y'umuntu, ibi bimeze nk'iy'umuntu, ibi nibi, ibyo gusa. Urugero nko muri Kenya icyitwa ngo ni Kenya Bureau of Standards cyangwa se icyitwa KBS, mujya mukibona ikimenyetso cyabo ku maproduit yavuye muri Kenya. Ni urugero rwafi tubanje gufata. Ntago bajya bafata nabo ino misatsi cyaba bafate izi menshi aya mawig mbega twita ngo ni synthetic hair, ntago bajya bibara mu cyiciro cya cosmetics. Oya, cyangwa ngo babibare mu cyiciro cya chemical product nk'ibintu bigomba guca muri laboratoire ngo bapime ngo niki kibigize. Ntago ari icyo cyiciro babibara, ahubwo nabo babibara nk'aho ari imyenda, babibara mu cyiciro cy'imyenda nk'ibintu byo kwambara. Menshi ni ibintu abagore bagiye kwambara ku mutwe, wig ni ibintu abagore bagiye kwambara ku mutwe. Ntago bibara nk'ama chemical product bagomba gusuzuma bitonze bakareba ko nta burozi burimo, babibara nk'imyenda abantu bagiye kwambara. Niho rero Afurika ikunze guhurira n'akaga gakomeye cyane, ugasanga mwambaye ibintu byuzuye uburozi kuko ababishinzwe batigeze babasha kumenya ngo ese ibi turabikarasa muri cosmetic cyangwa turabikarasa mu ma chemical products cyangwa se turabikarasa mu myenda cyangwa se turabikarasa mu kihe cyiciro. Ugasanga nabo ibyo bintu ntibigeze babikora mbere, gusa iyo babimenye byibura bahita bihutira kuba babikosora, kuko raporo ziri gusohoka amanywa nijoro zigaragaza ko ubuzima bw'abagore n'abakobwa n'abana bacu na bashiki bacu n'abasheri bacu buri mu kangaratete. Ubu ngubu byibura abagabo ngira ngo abakobwa rwose bahora baturigira ngo abasheri bacu abagabo bacu ntibaduha n'amafaranga yo kwisukisha, nibatugurira izo wigi, nibagira gute. Urwitwazo si basi ni mu rubonye, yego n'ubundi mwayabahaga mutabishaka rimwe na rimwe n'iki, ariko ubu noneho basi mufite impamvu ifatika. Ushobora kuhita ufata kino kiganiro umukobwa kigusaba amafaranga yo kwisukisha ukakimwoherereza, cyangwa se yagusabaga ngo umugurire bya bintu bambara ku mutwe, ukabanza ukamwohereza iki kiganiro kugira ngo ubu naruhutse mu mafaranga ari gushobora no kuyazana tukayanywamo agacupa. Hari ibyitwa ngingwe gin, hari ibyitwa American gin, hari ibyitwa bombastic gin. Izo zose ni inzoga zujuje ubuziranenge zikorwa n'uruganda bita Norbert Business Group, basi ukica n'inyota cyangwa se ukumva umeze neza. Gusa hanini si icyo nashakaga ko tugarukaho, ni ukubimenya gusa ko ibyinshi byinjira muri Afurika ntago babipimamo uburozi bubirimo. Ugomba kwitonda ukamenya ibyo ugiye kwambara ku mutwe wawe bigizwe n'iki, bikozwe n'iki, harimo iki n'iki, ibyo bintu ukabubizi. Ikindi ugomba kumenya nanone ko ibigo bikora ino misatsi, abadistributeri bayo, ababyohereza hirya no hino, ni kampani z'abanyamahanga. Yungivamo n'ubundi inyinshi isohoka muri Afurika ijya muri izo nganda n'abo badistributeri babizana muri Afurika. Ariko twebwe tukemera kubana n'izo risike zo kuba twakwemera kurwara kanseri, kuba byazagira ingaruka no ku bana bacu, ariko ugasanga ntacyo bitubwiye. Kuko abana banyu ngira ngo murabizi muri kujya kubasukisha, kana ntago k'imyaka 3-5 kari kujya ku ishuri mutaragasukisha, muvuga ati akana babanze bagende bagasuke bigenda uko nuko kajye ku ishuri kameze uko, mugashyiraho za zindi zimeze uko. Ugasanga turi muri risike twebwe ubwacu nk'ababyeyi, risike mu bamama, mu bashiki bacu, kugeza no ku bana batonya bacu. Kibaza ngo kuki rero uruganda nk'urwo ngurwo rwinjiza amamiliyari angana gutyo, kuki ibihugu bya Afurika ibyinshi bidasaba izo nganda zohereza ibyo bicuruzwa ngo bababwire detaye akantu ku kandi kagize ibyo bintu byose bacuruza muri Afurika, mu rwego rwo kugira ngo bakaze amategeko amere nk'amategeko yita ku buzima nk'uko twagiye tuyabona mu bihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Abashobora kuvuga ati wenda twe tuba dushaka kwirebera ibyacu, turye tuve mu nzira tugende, ariko ibi ni ibintu bigira ingaruka yaba ejo nyuma y'imyaka 10, 20, 30 bikazenguruka bikagera no mu rugo rwawe uko byamera kose. Benshi bakomeje no kugenda rero batangaza ngo ikintu giteye ubwoba kuri iyi misatsi n'izi wigi ngo ntago habaho ngo igihe bizarangirira. Muri ibintu byinshi bakubwira twenda bizarangira igihe kiniki, cyangwa se bakagwa na warning bakakubwira ati iyi misatsi muguze irimo ibi nibi, irimo amakemicals ya naya, wakwirinda gukoresha amazi ashyushye, wakwirinda gucana umuriro hasi, wakwirinda ibi nibi kugira ngo bitaza kuba byaguturikana cyangwa se bikaba byakwangiza umubiri wawe mu buryo ubu n'ubu. Mbega bakagusobanurira ibigize ibintu ugiye gukoresha. Buriya nk'itabirega habanje gukorwa ubukangurambaga buhambaye burenze kugira ngo amareta yo ku isi yose yemere ngo
ngo nta kibazo noneho tugiye kwandikaho ko itabi ryica ubuzima. Basi umuntu ajye no kurinywa ari kabizi avuga ati nabyihitiyemo, apana kubimuhisha mbere. Buriya abantu baguraga itabi bumva aricyo kintu kigezweho, ari bw'ubusirimu. Itabi ku mwaduko waryo nta muntu rwose udafite amafaranga warinywaga, nta mukene wamenyeraga itabi. Ubu ngubu njya mbona abantu badafite aho baragera, badafite icyo barigeza, ari bo baryihata ahubwo cyane. Ariko kera itabi ryari ry'abasirimu, abantu bazi ubwenge, kugeza igihe nyine ubukangurambaga bukozwa ati mwahishe ko harimo uburozi. Amaleta aragenda arabyumvikana, biragorana, abakire bashora amafaranga ngo amaleta areke kwica umuti, kuko leta zari zigiye kwica ubucuruzi bwakorwaga. Paka biza kugeraho ubukangurambaga bukozwe bwinshi, bandikaho ko itabi ryica ngo ubuzima bwa muntu. Byibura ubu ngubu ugiye kurigura ababizi avuga ati ni amahitamo yanjye ngiye kurinywa. Ariko noneho ibaze kubikora bakabiguhisha, ukaba nta cyanditseho, nta gihe kizarangira uruzi, upfa gufata ibintu ukabyishyiraho gusa. Yandi magambo, aba banyafurika bacu ntago bohererezwa ngo izi menshi imisatsi babikoresha gutya na gutya, mwirinde gukora ibi n'ibi, bigizwe n'ibi n'ibi. Ibyo ngibyo babishyiraho ayo mabwiriza n'ubusobanuro buhambaye bwose babutanga. Iyo misatsi igiye koherezwa mu bihugu by'Uburayi, naho ubundi muri Afurika ni ukubaha n'ababa kwaferi bacu n'abakora muri salo bakabisamira hejuru, baba bazi ibintu byose, bahita bikomereza akazi, ayo munsi bayacyura, diri kabirarangiye. Ibuka gukora subscribe aho hasi, igitekerezo cyawe muri comment kiba gikenewe, icyo wumva twakora kugira ngo bino bintu bisobanuke kurushaho wakitubwira muri comment, tukazagerageza uko dushoboye kugira ngo tumenye ese twebwe duhagaze gute, bimeze bite. Kwibutsa gukora subscribe kuko iyo YouTube channel nababwiye kari yanyu. Imana ibaha umugisha.